babuzwa n'iki kwinjira tuyinjiriremo ayo cyo gihe cyiza cyane ahubwo tubwira iyo baruwanga iravuga njire ishyorongi ku musozi wa ku musozi wa Shyorongi abaruwa mfite ariko abantu barabizi ko muri Sekafa Kagame Cup irushanwa ririmo nibwo hagiye amakuru hanze ndetse icyo gihe nandi mu kiganiro nyongo ndi kumwe namwe n'ubundi yaba axel kwa turi kumwe ngira ngo na Samini yamyibuka neza ndimo gukotinga twari kumwe twese uko turi bane ndimo gukotinga Muramira François Regis ku nkuru yaramaze gusohora ivuga yuko APR tazitabira imikino ya Super Cup y'uyu mwaka kubera yuko itigeze imenyeshwa ko forma yahindutse kandi naho babimenyeye muri APR bakaba bari baramaze gusetinga cyangwa se gushyiraho indi mikino ya gishuti bitegura imikino ya CAF na champion. So biza nyine bifatwa nk'ibihuha bifatwa nka speculations muri FERWAF bati ibyo turabyumva gutyo kugeza aho ejo bundi ngira ngo bwana Shema ngo ga Fabrice Sekafa isozwa nabonye interview yahaye niba ari igihe niba mbyibuka neza avuga yuko mu byukuri batarabona ibaruwa yo muri APR bivuga yuko batazitabira njyango na Boni Mugabe SG nabonye yarahaye interview niba ari radio na TV 10 niba mbyibuka neza nejo cyangwa nejo ariko avuga yuko nyine ibyo bikiri mu bihuha nta kibazo FERWAF ngo ifitanye na APR kandi ko nta kintu bavuga ku bihuha ariko amakuru mfite kandi mpagazeho kuri yizewe ava ahantu hizewe kuba bifitiye ububasha yego APR yarayohereje ibaruwa noneho officially imenyesha ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAF impamvu itazitabira Super Coupe y'uyu mwaka. Zimwe mu mpamvu nabashije kumenya ni nk'izo ngarutseho n'ubundi ntabwo twabibwiwe mbere shampiyona tuvuga ikirangira kugira ngo bidufashe muri planning yacu nka APR urumva icya kabiri naho mu bihinduriye ntitwahamagawe nk'abanyamuryango barebwa n'iryo rushanwa ngo tubiganireho mutwereke impamvu naho abanyamuryango bafite inyungu naho nyine Super Cup nyine umupira muri rusange ufitiye inyungu bityo nk'abanyamuryango cyangwa se nk'abarebwaga n'iryo rushanwa tubyemeze niba ari twe mwari guhamagara APR Rayon Kiyovu na Police cyangwa se mwari guhamagara abanyamuryango bose kuko ntabwo aya makipe ane ari yazahora akina Super Cup uyu munsi ushobora kuba ari APR ejo bikaba ari Kiyovu ejo bishobora kuba atari Kiyovu akaba ari Mukura ejo bishobora kuba atari Mukura akaba ari Gorilla kuko Super Cup ntabwo ari amakipe abiri gusa Super Cup ni y'abanyamuryango bose APR nuko ivuga iravuga iti se kutumenyesha ibintu mwaramaze kwifataho umwanzuro kandi ariko tuzakina byo bihagaze gute timing yo ihagaze gute izo ni zimwe mu mpamvu nubwo atari zo gusa wenda ziri mu ibaruwa APR yandikiye FERWAF ibamenyesha ko bo babona kwitabira Super Cup bibagoye birimo no kubicira planning yarakozwe n'ikipe y'ingabo mbere FERWAF baramutse bavuze ko batabonye ibaruwa nibyo ndi kubaza ntabwo nzi nibyo ndi kubaza mu bunyamabanga bwa FERWAF ndetse n'ubuvugizi bwayo kugira ngo mu by'ukuri badukonfirme batwemerere ko baba babonye ibaruwa nagerageje kugira ngo
n'ibyo bintu abantu bibaza byari mazeho iminsi nkuko wari ubigarutseho gato wari ugarutse kuri background y'ikibazo na historique muri rusange ariko ibyo bikavugwa ariko bikarangira muri federation bavuze bati natwe tubyumva nkuko mutwumva twebwe umuyoboro wacu usanzwe ucishwamo ubwo butumwa ayo mabaruwa y'abanyamuryango email yacu nta kintu kirimo nta baruwa turabona ngo rero reka tutegereze turebe badusubiza abavandimwe hanyuma noneho tumenye ndimo nshakisha ndetse n'umunyamabanga ngo ndebe twanamuvugisha ko ntabwo araboneka kuko urumva impamvu Ruvuyanga niba ekipe ivuze iti ntago tuzitabira urushanwa runaka impamvu yayitanze yo ikumva ari impamvu yumvikana ikiba kigomba gukurikiraho urumva ni ukumenya ngo itegeko ari nayo mpamvu aruhamagaye umunyamabanga which is good no ngo itegeko rivuga iki ku ikipe yikuye mu irushanwa ese bigenda bite itegeko niba rihari ese isimbuzwa gute nyine bica muri processes kugira ngo isimbuzwe kugira ngo bitica forma y'irushanwa muri rusange kora nirazima byo igomba gusimbuzwa kugira ngo irushanwa ryo rigomba gukomeza ubwo rero nibaza kuboneka bavandimwe muri federation baza kubitangaho umucyo hari ikintu ariko urumva mugara hari ikintu cyadutse cyo kuvuga ngo FERWAF ntifite uburenganzira buhindura forma ya Super Cup ngo n'ahandi birakorwa ahubwo umuntu yakwibaza bikorwa gute kuko hari n'ahandi twabonye yego no kuvuga ngo ikintu cya mbere FERWAF igenga amarushanwa navuga ko ukuyemo shampiyona y'iciciro cya mbere umupira w'amaguru mu bagabo kugeza ubu ngubu navuga ko imigenekere ya shampiyona y'iciciro cya mbere mu bagabo niryo rushanwa kugeza ubu mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda FERWAF idafite mu biganza kuko byeguriwe Rwanda Premier League niyo yeguriwe kuyobora kugena karandiriye ndetse no kugena uko imikino izagenda ariko nanone Rugangura Rwanda Premier League ntabwo igena abasifuzi niyo haje ibirebana n'amategeko Rwanda Premier League si bikemurwa na FERWAF umva ko 100% byose ntibirajya mu maboko ya Rwanda Premier League nuvuga ngo Rwanda Premier League igena karandiriye amasaha ku mpinduka z'amasaha z'imikino uko byagenda ndetse yewe no kubirebana n'abafatanyabikorwa biyo shampiyona y'iciciro cya mbere mu bagabo ariko ibindi byose bisigaye by'umupira w'amaguru biri mu biganza bya FERWAF FERWAF niyo igenga imikino uko imikino igenda iyindi yose isigaye ko mu cyiciro cya mbere ruvuga ngo rero iyo icyitwa amategeko agenga umupira w'amaguru amabwiriza mashya nahinduka FERWAF ibimenyesha abanyamuryango nibo club niba umwaka w'imikino ugiye gutangira barababwira ngo tuvuge n'urugero urabizi ko Rugangura nko muri umwaka w'imikino 23-27 waranayibonye no muri Sekafa ndetse n'imwe mu mikino byaratangiye hari amwe mu mabwiriza agenga umukino yongewemo ubwo navuga muri FAB tuvuge nk'ibyo kuvuga ngo igihe cyo kurengura umupira gutangiza umupira k'umuzamu bya kintu cyo kuvugana n'umukinnyi wapfutse ku munwa ikarita ya kabiri y'umuhondo ishobora kugena ku mutuku uko nabyo ubwo cyane cyane ubwo bikoresha VAR ayo mabwiriza yandi ugiye kongera mu irushanwa iyo ugiye gutangira umwaka w'imikino urabanza mukabibwira abanyamuryango kandi akenshi iyo mujya gutangira umwaka w'imikino kugira ngo mutangire neza niba umwaka wararangiye mujya gutangira undi mwaka w'imikino ubundi byakabaye ko habamo guhura kw'abanyamuryango barebe ngo ni ibiki bitagenze neza mu mwaka ushize w'imikino twakosora kugira ngo twinjire mu mwaka ni ibiki twahindura kugira ngo amarushanwa azagende neza y'uno mwaka aho rero muri ubwo buryo bw'ibyo muvuga ngo kuganira uko umwaka ushize w'imikino wagenze kandi urabizi ko mu minsi ishize habaye inteko rusange isanzwe ya FERWAF
yarabaye aho rero niho nibaza ko bakabaye niba harimo igitekerezo cy'uko iyo Super Cup uburyo yari isanzwe ikinwamo uko urabizi ko ubushize byaragoranye urabizi ko yasize 2026 kugira ngo ibone aho izakinirwa urabizi ko byabanje kuba ikibazo ubundi twaranabazaga ati niba muri Espagne Super Cup iza mu mwaka mo hagati mwe kubera iki mutabizana mu mwaka mo hagati niba Super Cup yo muri Espagne ikinwa n'amakipe ane mwe ntabwo byashoboka ibyo byose byari ibintu byari mu bitekerezo niba rero harageze aho mwamaze kumvikana cyane cyane mugeneye no kumutera nkunga w'iyo mikino ya Super Cup ya FERWAF 2026 mwamaze kumvikana nawe mukanareba na timing n'ahantu mwayishyira mugendeye kuri kalendari igihe champion izatangirira mukareba na za international break none icyo gihe niba mwarumvikanye cyangwa se n'ibyemezo no kubishyiraho akadomo bikaza nyuma yuko iyo nteko isanzwe ya FERWAF yabaye kuki muri ya nteko rusange mutavuze ngo hari ibiganiro bihari hari ibyo turi guteganya ariko ntibirashyirwaho akadomo abanyamuryango bakaba bizi noneho mukabona bahereje cyangwa se mubahaye tentative time cyangwa igihe n'amatariki mwumva mwifuza ko cyangwa muteganya ko iyo Super Cup izaba noneho ayo matariki by'agateganyo n'uwo munyamuryango cyangwa se abanyamuryango mutekereza ko bazitabira iryo rushanwa nabo bagategura imikino yabo pre-season cyangwa se umwaka w'imikino accordingly cyangwa bijyanye na cya gihe cy'agateganyo mwabahaye niba aho mwahuriye mu nteko rusange mwari mutarabyemeza 100% bikiri mu gateganyo bikiri mu biganiro n'uwo mufatanya bikorwa uzatera inkunga iyo mikino ya Super Cup ariko byakabaye ko abanyamuryango mwari kuba mwarabamenyesheje mbere bukavuga ko bikiri mu gateganyo ariko mwifuza ko uno mwaka hazabamo impinduka umunyamuryango wese ugize FERWAF akaba bizi ko Super Coupe uhereye muri 2026 FERWAF yifuza kuyivana ku makipe abiri ikagera ku makipe ane ndetse no kuri yandi 8 nkuko Boni yigeze icyo gihe mu cyano itangazamakuru bivuga yaravuze ngo turatekereza kuhera ku makipe ane ariko bishoboka ko twe twazanashyira ukora ko nta tegeko riri kubwira ngo Super Coupe ikinwa n'amakipe abiri gusa mwebwe nka federation mufite uburenganzira bwo mwaza kuza kuhindura so nibaza ko rero ubwo buryo bwo kumenyesha abantu mu gihe mwahuye aho muganirira buri munyamuryango ntabibone akayibona ari uko abo bazitabira baboneye mu ibaruwa ibamenyesha ndetse irimo n'amatariki yo kuza gukina naho imikino izabera nibaza ko uburyo bwo kubamenyesha no kumenyesha impinduka aricyo kintu gishobora gutuma umwe mu banyamuryango kuko si ngoma ngo abanyamuryango bose muhuze uburyo mu complaininga cyangwa mwakiri ibintu kimwe umunyamuryango agira uko arekarama ibye bimureba Axel yarabajije version ya FERWAF kandi yabari ingenzi mvuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAF ni Bwana Boni Mugabe ku murongo wa telefone nagira ngo nyine tumuvugishe ambwira ko ari mu nama ariko arambwira ati ibyo nakakubwiye kuri radio y'igihugu ngiye kubikwandikira cyane ati byaba ari sawa ndavuga ni nta kibazo rwose kare uri bubinyandikiye nkuko wawe wivuze ati kugira ngo amakuru ariko nanjye nkomeze inama ndimo ni sawa none aranyandikiye koko namwandikiye ndamubwira ni good morning nta kintu mwatubwira kuri letter from APR FC so ahise ansubiza ati good morning timwaramutse ati yes ibaruwa twayibonye ejo nimugoroba saa 11:39 ivuye mu bunyamabanga bukuru bwa APR FC impamvu zabo zizasuzumwa ibindi bikurikiyeho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere murakoze impamvu zabo zo kwikura mu irushanwa impamvu APR yatanze kuba itazakina Super Cup zizasuzumwa na FERWAF nibyo arimo kuvuga zizasuzumwa ibindi bikurikiyeho cyangwa bizakurikiraho muzabimenyeshwa mu minsi iri imbere ubwo aho harimo amakuru ivuze ngo zizasuzumwa ni ukuvuga ngo bashobora kuzisuzuma bagasanga koko harimo igice cy'ukuri cyangwa se kitari ukuri ndabeshya Sami ni ukuvuga ngo nyuma yo gusuzuma bashobora kwicara bakavuga ati impamvu APR yatanze
zirumvikana cyane ntizumvikana. ese icyo gihe hakurikiraho ikintu byo kubwira ati ibizakurikiraho muzabimenya nyuma. Rero wa mugani igisubizo cya SG mu magambo make igikurikiraho ni ugusubiza APR. urumva bagomba kuyisubiza. nyuma yo oya nuvuga ngo ubu Ferwafa yabwiye APR ko ibaruwa yanyu twayakiriye. no vango iyo ni phase ya mbere. Ni phase ya mbere ubu nyine niko bigenda. Yego. Ferwafa yabwiye APR ko ibaruwa yibonye kugira ngo APR itagira ngo ibaruwa heze mu kirere mu buryo bwa connexion. Wenda niyo hageze. Barababwira ngo ibaruwa yanyu twayakiriye tugiye gusuzuma ibyo mwatugejejeho tuzabasubiza. Ubu ariyo phase igiye gukurikiraho ku ruhande rwa Ferwafa. Ahubwo Rugangura urwo twatangira kujya kwibaza nyine nubwo izo mpamvu umuntu atazizi. Izo impamvu za APR ngiye kurandira umwe ngiye. oya nyine ni kuvuga iziri mu ibaruwa twe aka kanya nyine tugendera kuri zimwe Ruvuyanga ahereyeho ariko nyine erega Ruvuyanga umuntu wamuhaye izo mpamvu ari mu banditsi ibaruwa. icyo atamuhaye ni ibaruwa ifunguye naho ubundi iby'ingenzi yabimubwiye kandi ngiye kurandira umwe ngiye ndumva APR. na igitekerezo cyo kugira amakipe ane birumvikana ariko sintekereza wenda ukuntu hano mu Rwanda duhita duhuza ngese ko muri Tanzania bikunda ngese muri Espagne ko muri Espagne bikunda mu Butaliyani bikunda sintekereza ko federasiyo ibyuka mu gitondo ikabwira Real Madrid na Atletico ngo tujye muri Arabia Saudite. Ariko Samiri ngewe mu minsi ishize ibi bintu bya APR bitangira kuvugwa ngewe n'umuntu twavuganye kubw'impamvu ze na Suruso nabikuye ntise-namuvuga ariko yarambwiye ati mu by'ukuri inama zose twakoze ndagira ngo nkubwire ko APR yari ihagarariwe. oya kandi ni umuntu uri muri right position uri muri izo nzego uri kumva arambwira ati ndagira ngo nkubwire ko APR yari ihagarariwe. ndongera ndibaza ndetse navuga nose ubu bintu biba byagenze bite ariko nanone wareba muri federation wareba abantu barimo wareba experience bafite mu mupira wareba profile mu by'ukuri sinzi ko Sami umuntu ashobora reka tuvuge wena nka Boni sinzi ko ashobora nibyo yaruhereyeho sinzi ko ashobora gukora ayo makosa ngo atekereze ibintu ngo kubera ko bavuganye n'abafatanya bikorwa gusa ngo atekereze byuka yifate aze amenyesha gusa nta nama yakoranye n'abanyamuryango. none saxe uri kumva uretse gatoya uravuze ngo hari umuntu mwaganiriye. Yego sibyo APR kabita nanjye abantu bo muri APR twaraganiriye nanjye siri buvuga twaganiriye ariko bamwe mu bayobozi ba APR twaraganiriye bararahira ko nta nama bigeze bitabira. Barahira ko nta nama n'imwe ivuga kuri Super Coupe n'imihindagurikire ya Super Coupe bigeze bajyamo. icyo cyaba ari ikintu APR yabonye ni nk'icyo Kiyovu yabonye ni nk'icyo polisi yabonye ni nk'icyo Rayon yabonye n'ibaruwa yaje ibamenyesha ko foroma yahindutse n'igihe irushanwa rizatangirira. ubwo rero aho ngaho mu iperereza ryanjye riraza gukomeza noneho menye urumva abitabiriye inama n'ibindi bizibiti n'ibindi bimenyetso bigaragaza koko ko abo bantu bari bahari. uko APR bivuga biba ariko byagenda yego byaba ari ikibazo ntabwo irushanwa ryahinduka ngo abo bireba ntibabimenyeshwe ngo banaganire kuvuga ngo ko rihindutse turabona iki mu buryo buri financial. Abantu baba bashaka guca ibintu hirya no hino rimwe na rimwe abantu bakanagira n'ibintu bikeka cyangwa n'ubwoba ntazi ahantu bakura ariko mu by'ukuri ibi bintu biri kuba kuri APR muri iyi minsi ntago ngewe mu myaka mbonye APR ntago rwose nari mbimenyereye. ibihese kuva 9-5 APR itwara igikombe cy'amahoro itsinze Kiyovu ibitego 2 Nyamirambo. urumva ibi bintu byose biri kuba kuri APR kubera impamvu imwe igaragara rwose kandi yumvikana ikipe APR inzego z'ubuyobozi ntizuzuye. inzego z'ubuyobozi ibintu by'abantu urimo urazihuza gute na FERWAF? inzego z'ubuyobozi ntizuzuye. nyine urabihuza gute na FERWAF? ndabihuza muri ubu buryo. turi kuri kesi ya FERWAF na APR. ndabihuza muri ubu buryo. umutoza witwa Tarebu niko Sami inshingano za Tarebu ni izihe mu magambo make?
ni ugutoza ekipe nta ikindi se ni umutozo mukuru Tarebu aravuga yuko ibihembo arakora comment ku bihembo bya Rwanda Premier League ara naye ntabwo twemera agacengeramo indani Tarebu arakora